Reka dukomeze twizere ko ukomeje kugira ibihe byiza cyane wowe udahwema kutwereka ko udukunda ukakurikira amakuru yacu aba ari ku kinyamakuru cyacu ndetse no kuri YouTube channel yacu ya Igika TV Rwanda. Nkuko rero mubizi twiyemeje kujya tubagezaho amakuru azajya aba agezweho ako kanya kandi yizewe afite isoko. NIDA yagaragaje ko abifuza guhindura ifoto kwirangamuntu kuri ubu ngubu babyemerewe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangaje ko abanyarwanda bifuza guhindura amafoto ari ku ikarita y'indangamuntu zabo adahuye nuko isura yabo imeze magingaya bemerewe gusubira kwifotoza bakayahindurirwa. NIDA itangaje ibi nyuma yuko hari abaturage bagaragaza ko babangamiwe n'amafoto ari ku ndangamuntu zabo atagihuye nuko bameze uyu munsi, ndetse rimwe na rimwe hakaba hari serivisi batabona kubera icyo kibazo. Ndagijimana Charles ukora akazi k'ubumotari yabwiye RBA ko hari serivisi abona abanje gusiragizwa bitewe n'ifoto iri ku irangamuntu ye, agaragaza ko isura y'umuntu w'umwana nyamara agaragara nk'umuntu w'umwana nyamara ubu ngubu yagiye akura bikagenda bihinduka. Ati nafashe indangamuntu muri 2016 nkiri mutoya ntaramera ubwanwa nkiri umwana ndi ku ishuri, bijya bimpombya kuko ubu hari igihe njya nkenera nko kwaka ibyangombwa mu nzego zitandukanye nkabanza gusiragizwa. Uwitwa Tuyishimire Emmanuel we yagize ati iyo tugiye kwaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se pasiporo tujyayo hajyaho ifoto iri ku irangamuntu, twumva bagafashe ifoto nshyashya y'uwo muntu kugira ngo naramuka agize aho ajya adafite ibyo byangombwa batazamushidikanyaho. Umukozi ushinzwe itumanaho muri NIDA Mugwaneza Annette yatangaje ko ikibazo cy'amafoto yo ku ndangamuntu atajyanye n'igihe gihari ariko byemewe kujya kuyahinduza. Yagize ati nta kindi umuturage bimusaba, yaba ari mu ntara cyangwa se i Kigali yabisaba ku murenge, noneho umurenge ukazamwakira rendezvous yo kujya kwifotoza. Uwashobora kubyikorera kandi yatwandikira kuri email ariyo info@nida.gov.rw akaba yabisaba tukamuha igihe cyo kuza kwifotoza. Ikindi tumusaba no kwishyura amafaranga 1,500. Mugwaneza yongeye ko ayo mafoto yishyurwa binyuze ku rubuga rw'Irembo kandi ko nyuma yo kwifotoza bundi bushya uwashatse iyo serivisi ategeza iminsi 30 akabona indangamuntu iriho ifoto ye nshyashya. Reka tugushimire cyane rero wowe wakomeje kudukurikirana ku Igika TV Rwanda. Ngewe nitwa Omega Boy, nitwe twenyine tukugezaho amakuru abagezweho ako kanya. Banzwe subscribe kugira ngo ubone amakuru azajya abagezweho tugenda dushyiraho ako kanya. Hasta la vista, ciao ciao.